Imana tuvuga Imana tuyishushanya kamere muntu tuvuga Imana turirimba Imana tuyishushanya mu ngeso zacu tuvuga Imana turirimba Imana ni kuki tuyitinya ni kuki tuyihunga tukagoma ni kuki tuyitinya ni kuki tuyihunga ni kuki tuyibeshya tukagoma yumvira nawe dore umuntu arapfuye ngo yitabye Imana kandi azize amatiku cyangwa azize amasasu dore umuntu arapfuye tukababara twese ngo yitabye Imana kandi Imana ari nziza kandi ari urukundo amahoro tuyita umwami tukayita umubyeyi tuyita data dawe w'impuhwe nyinshi ugise tubirenga twongeye kubasuhuza bakunzi baradikamba by'umwihariko ikiganiro iyobokamana n'isanamitima umutegurirwa kandi mukagezwaho na Flora. Nongeye kubashimira uyu mwanya wanyu mugiye gufata kugira ngo tuganire kugira ngo mudutege amatwi. Turakomeza n'umutwe w'amagambo twari twatangiye mu gihe cyashize tuvuga tuti mbese umuntu yakwirinda cyangwa yarwanya kuriganywa icyo Imana yamugeneye. Ni uyu mutwe w'amagambo twawuganiriyeho inshuro ebyiri. Twagize umugisha wo kubana na Revera Rwigema atuganiriza atubwira adusobanurira uburiganya icyo ari cyo, anatubwira akoresheje amagambo yo muri Bibiliya adusobanurira birambuye. Ubu rero uyu munsi turaza kuvuga ku gice cya gatatu. Turi kumwe nanone n'umutumirwa wacu Revera Rwigema. Revera muraho murakomeye? muraho Flora. Imana ishimwe, turabashimiye cyane kuba mwongeye kutubonera umwanya kugira ngo dukomeze kuri uyu mutwe w'amagambo twatangiye ugira uti umuntu yakwirinda cyangwa yarwanya kuriganywa icyo Imana yamugeneye. Ni iby'agaciro, ikaze mu kiganiro, mwasuhuza abaduteze amatwi. Baje kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu. Kandi nongera gushimira ubuyobozi bwa Radikamba kongera kumpereza umwanya kugira ngo tuganire ku isanamitima n'ubwenge nyakuri, cyane dutanga ingero ku rwatubyaye. Nongeye no gushimira abari ku buhanga bw'ibyuma, Jean Paul Ntagara, kugira ngo kandi Imana ikomeze bahereza ubwenge kandi bagure. Murakoze cyane Reverandi. Mbere yuko dutangira iki kiganiro nagira ngo mbasabe mudusengere ndetse musengere n'abateze amatwi iki kiganiro. Murakoze. Duhuze imitima dusenge. Mwamugira neza, mwami w'abami, turi imbere yawe, turi imbere y'ubwiza bwawe, turi imbere yawe tugushima tuguhimbaza, twishimye bugufi kugira ngo tubere byose kandi utumurikire kandi wigaragaze nk'Imana. Mu kiganiro tugiye kuganira cy'isanamitima kimwe bikomeye byinshi, kimwe abantu bahubanganye benshi ariko bakeneye umuri. Ni byiza kugira ngo udufashe kandi nabo bafashe kandi bakomeze bari bose, cyane cyane twebwe Kanyarwanda nta muntu utarahuye n'ibikomere, ariko tuzi neza mu nzira nk'iyi turimo yo komora ibikomere, yo gukiza ibikomere,
tugomba guca mu bubabare kugira ngo dushoboye gukira kandi tugere ku bintu byiza twifuza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. 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 Abarakoze cyane umukozi w'Imana Revera Mugema Isata. Ku bantu badukurikiranye bwa mbere nagira ngo mbabwire muzarebe ukuntu mwareba igice cya mbere n'igice cya kabiri cy'iki kiganiro. Reverand Mugema Isata ni umukozi w'Imana wiyemeje gutandukanya umwijima n'urumuri, agakurikira urumuri akanga ikijyanye n'umwijima cyose. Ni umukozi w'Imana utarya iminwa mu gihe abona abantu bari mu karengane cyangwa ngo ashake kuvuga amateka uko ayishakira, ayavuga uko ari. Ni umukozi w'Imana ufite uburambe bukomeye mu bintu by'iyobokamana n'isanamitima. Rero ni iby'agaciro kanini, ni umugisha tuba tugiriwe wo kubona abakozi b'Imana nk'aba bafite ubushobozi n'uburambe, bashaka kudusobanurira kandi bakatugira inama, batwereka uburyo twakwitwara kugira ngo tuve mu bibazo bitwugarije, cyane cyane igihugu cyacu. Rero nabibutsa mu magambo makeya igice cya mbere n'igice cya kabiri. Revera Isata Mugema yatuganiriye ukuntu habaho kuriganywa kandi bikaba kenshi biba bitewe ndetse abantu bakabigiramo uruhare. Yaduhaye urugero rw'umuryango wa Isaka wabyaye abana Yakobo na Esawu, atubwira ukuntu haje kubikwamo amabanga hagati umubyeyi wabo Rebeka agahisha ibanga yari azi Imana yari yaramubwiye ntagire umuntu aribwire. Iryo banga rikaza kuvamo ibibazo bikomeye byatumye abana bagirana amakimbirane kubera ko habayemo kwiba umugisha kwa murumuna wa Esawu ariwe Yakobo. Bituma ndetse ahunga kuko Esawu yari amaze kubabara cyane, yagize umujinya mwinshi ashaka no kumwica, afatiye ubuhungiro. Noneho rero ubu ngubu muri iki gice Reverand Mugema Isata aratuganiriza uburyo ubuhungiro bujya buryana ndetse umuntu akava mu buhungiro agasubira mu rwamubyaye. Rero yagiye akoresha ingero atubwira iby'iwacu mu Rwanda ndetse nk'ibigaragara cyane muri opozisiyo muri iki gihe, naho usanga abantu baba barwanya akarengane ariko ugasanga bafite agenda zitandukanye, ibyo bakubwira atari byo batekereza. Nibyo rero uyu munsi turi bwibandeho kugira ngo turebe ukuntu ibintu by'amabanga nk'ayo ya Rebeka umuntu abika ibanga kandi ritari ngombwa kubikwa, ahubwo rigateza ibibazo aho kugira ngo rikemure ibibazo. Muri kano kanya rero mpaye umukozi w'Imana Revera Mugema Isata ngo abanza tuganirize ubuhungiro bwa Yakobo uburyo yabuvuyemo, noneho tuze kumubaza ibibazo mu mwanya ukurikiraho. Murakoze. Ijambo ni iryanyu umukozi w'Imana. Murakoze umuyobozi wa radiyo Ikamba, murakoze Flora introduction nziza utangiye wibutsa abakumva hirya no hino bateraniye ku isi ubumwe n'ubwiyunge n'isanamitima, uvuga ku buhungiro bwa Yakobo arimo ahunga mukuru we kugira ngo batamwica. Aho nongeye gutangirira ngeze aho yagereye kwa nyirarume Labani akamwakira, nuko biratubwira Yakobo akomeza urugendo rurimo mu gihe uhunga, igihe cyose igihe ufashe ubuhungiro ugenda nta kintu ufite, ugenda nta kintu witwaje uretse kubona ugenda uri hamwe n'Imana yakuremye, ari kuyobora, ari kubera urumuri, ari mubereye umuri nk'uko natwe tugiye tuyobora mu nzira zose twaciyemo kugeza aho turi mu mahanga. Yakobo rero arakomeza aragenda ahunga mwene se kugira ngo atamwica, ariko nibwo yahungaga yatekerezaga iwabo ko yavuye, yatekerezaga iwabo kavukire, yatekerezaga iwabo ku ivuko, yatekerezaga gakondo,
ariko nta kundi byagomba kumera, yagomba gukomeza agahunga. Arakomeza aragenda, biratubwira ageze yagera arebye hakurya ku gasozi areba aho aravuga ati reka njye kureba aho zanyweraga amazi ku iriba. Agezeyo asanga intama, arabaganiza, abaza umuntu ati hari umuntu mwamuzi witwa Labani? Bati ihangane, ubwo ndavuga mu muca amake, abafite umwanya mwazasoma muri tangiye cya 29 kumanuka hose muzabona ko urugendo urugendo ukuntu yarukurikiranyije. Bambwira ati ihangane, n'umukobwa we niwo mwungeri intama ze bamwita Rasheli. Mu gihe hari aho ategereje akirinze akiganira n'abungeri, hanyuma intama ziraza zishotse zije kunywa amazi, hanyuma baramwereka ati dore Rasheli nguriya. Mubonye araza arihuta, baboko kwiryo riba habagaho igitare, habagaho urutare kugira ngo uzarusunike byaga bishaka imbaraga, ariko Yakobo cyakoze yafashe rwa rutare ararusunika rushyira hirya, aruvana hejuru y'iriba, hanyuma yuhira intama iyo mikumbi ya nyirarume. Intama ziranywa, zimaze kunywa zikutse, araza ahoberana na Rasheli. Amaze kumuhobera biratubwira ngo arahoberana, arangije ararira kubera agahinda kenshi cyane. Igihe ugera mu byishimo utashobora kubona umuntu, utaza kubona abantu, utazi igihe uzabona abo bantu, ariko amaze kumugwa wa Labani ariwe twakize nka mubyara we, barahoberana. Aravuga ati nanjye ndi mwene wanyu, ndi umwana wa Rabeka. Hanyuma Rasheli kwanka atumaho se ati hano hari Yakobo, nawe barahura barabona n'umwana agiye kugira ihumure, kuko we yaje ahungiraho amubonye kandi nawe amwakiriye. Iyo nicyo cyiciro cya mbere. Hanyuma yumva aratuje, yumva araruhutse, yumva mbehe atangira gutekereza ati mana igihe kirageze. Ubwo yari amaze gukora, akorera umugeni bamuherese bukwe ari nyirarume, akorera imyaka n'ushaka umugeni, urashaka Rasheli ko niwe yakunze yahisemo, kuko yari amubengutse. Bibe tubwira ko afite amaso heza habengerana. Arangije igihe kigeze ati sebukwe ari we Labani aravuga ati ntabwo bishoboka mu bwoko bwacu, ntabwo umukobwa umwana ashyingirwa umuto umukuru atarashyingira. Hanyuma amusimbuza Leya. Ntiyishima ko ntiyagwa neza, kubera ko umuntu ufite discipline, ko afite kwitora no guca bugufi, nta kindi yakoze. Aravuga ati noneho niba ushaka n'uyu nguyu wongera umukorere. Arongera amukorera kumara imyaka 7, nawe aramutwara. Tuba tuhagaze aho ngaho gatoya turebe natwe urugendo rwacu muri ubu buhunzi tweze hehe. Urugendo rwacu muri inkubiri turimo turagana hehe. Urugendo rwacu nk'impunzi, cyangwa abari mu gihe bitegura harimo abafite inyungu zabo kubera irari ryabo, cyangwa se kubera inyungu z'abantu bwite, cyangwa se kubera impamvu runaka. Tugeze no kugira ngo imbere yuko tuvuga ategura gusubira, reka tubanze tujye iwacu, turebe iwacu tumeze duse, duhagaze duti imikorere yacu imeze iti. Ibyo dukora mbere ko dutegura gutaha, ko numva bwije bwakeye biteguye abantu ibintu byacitse, abantu bashaka gutaha, turi tayari? Ese harimo umucyo? Ese harimo ukuri mu byo dukora? Ntasaba kugira ngo ibintu byose byagiye biranga u Rwanda, ubwicanyi bukomeye burimo ubwenge n'ibyo bize ngo no gutekinika,
bamara kwica umuntu bakashaka ikintu bamwitirira, icyo kintu ntabwo kigarukiraho, kigahuwanganya abantu benshi, kigahuwanganya imiryango myinshi, inshuti n'abavandimwe. Mbere yuko rero tugira ngo dutegure kujya gutaha gusubira mu Rwanda, muri ko tugira ubwenge nyakuri n'isanamitima, reka dusubire mu bumwe n'ubwenge nyakuri, turebe ibyo dukora koko turakora bivuye ku mutima, dufite ubushake, cyangwa mu gihe abandi bafite ubushake abandi ntabwo bafite. Ubumwe n'ubwenge n'isanamitima nicyo Uwiteka Nyingabo adushakaho. Twarebye ubushize urupfu nyakwigendera Late Fred Rwigema yapfuye, tubona n'abamugambaniye, tubona n'abamwishe, abo yahaye amata, abo yakamiye nibo bamwishe. Tukavuga tuti mbere yuko ubona abantu benshi abahutu n'abatutsi, hari ikibazo mu batutsi gusa ikibazo cyabo, niyo tumara kukibonera umuti n'icyaho tukakibonera umuti, tukavuga ururimi rumwe, tugahumeka umwuka umwe, tugatekereza kimwe, tugafatanya kimwe, umugambi akaba ari umwe duhagutse dutashye, Imana izaduha igihugu cyacu cy'amata n'ubuki, Imana izaduha igihugu cyacu gakondo. None mu gihe niba banzira ndashimira Meja Mupende, Major Mupende, ko yagiye agaragaza ukuri ku rupfu rwa Late Fred banyakwigendera Rwigema. Nk'ubanza urebe inzu y'abaganzu, inzu y'abaganzu, kuko Rwigema ntacyo apfaga n'abaganzu. Late kuri isi nyakwigendera bayingana barava mu nzu y'abaganzu. Banza urebe ukuntu abaganzu igisebo bagize, banza urebe abo koma ko igisebo bagize kugeza ubu ngubu, banza urebe abo bashatsemo, banza urebe abo bakoraga babuze amahoro, buba ntawe bafite, bumva ko bahemukiye Abanyarwanda. Kugira ngo Perezida Kagame n'agatsiko ke cyangwa na gurupu ye n'agasaba imbabazi, kandi basaba imbabazi, Imana izababarira n'Abanyarwanda bazababarira. Ariko nuworosera nukomeza ukorosera ku gisebe, ugakorera ku gisebe, uzawusubiza amazi mu iriba. Turano kugira ngo rero tugire ubwenge nyakuri, hanyuma tujya kujya mu Rwanda, tuzajye mu Rwanda twaramaze kwitegura neza, twese turi umuntu umwe, tubabarirana, tuvuze impundu, dushima Yesu wanesheje. Ikintu cy'Uwiteka Nyingabo dushakaho. Ariko mu gihe byose tutarabigeraho, twaba tugosera mu rucaca, cyangwa guhungira imvura mu kigunda, cyangwa se imvura cyangwa guhungira imvura mu muduha. Reka rero tubanze turebe ikibitera, hanyuma natwe turushaho gufatana urunana. Nicyo nshatse kuvuga rero, nsubiye inyuma gatoya. Urabona mu Rwanda cyangwa Abanyarwanda twize ingeso, niba ari uko bamwe babaye mu RPF, abandi bakaba mu MRND n'ayandi mashyaka atandukanye, usanga umuntu yakoze icyaha, aho kugira ngo barebe uwo muntu bamufashe, bamushyigikire, bamuvane, bamushyire mu murongo mwiza, ahubwo bashyigikira cya cyaha, bakimika umwijima. Ahari umucyo bakashyira umwijima, bakamusigira amavuta ngo ni mwiza. Reka njye ntajya kure, ibyo mbona mu Rwanda nabyo mbona muri opposition. Mu gihe opposition itaramara kwitegura ngo yitunganye, ngo yikosore, ikabikora kimwe n'ibiri mu Rwanda. Wenda mumbabarire gatoya mutari mwagera kuri iyo opposition, nagira ngo mbabaze ikibazo. Mukurikije ibijye by'amateka kuva kera, abantu bahunga, abandi bagaruka, abandi bongera bagahunga, babisikana mu buhundi. Kubera iki amateka atigisha abantu? Mubona ubuhunzi, igituma ubuhunzi budashira, kandi tuzi ko amaherezo usanga ari intambara, kandi nanone tukaba tuzi ko intambara nta kizizana ari ukumena amaraso, cyane cyane amaraso y'inzirakarengane. Ni ukubera iki amateka mubona biterwa n'iki kugira ngo amateka yo kwigisha abantu? Murakoze. Urakoze Flora, urakoze umuyobozi w'iradiyo Radikamba, urakoze ku kibazo cy'izubajije. Ni ikintu cya mbere kibitera, hari umuntu
nabyita ngo iki mu kinyarwanda ndubyibuke neza ariko reka mbanze mvuge nkotinge kuri aka kantu. Igihe cyose nicyo kikwereka ko abanyarwanda ibyo tuvuga mu kanwa atari byo dufite ku mutima. Tuvuga kugira ngo abantu batwumve, tukagira discours nziza, tukagira speech nziza, ariko ibyo tuvuga atari byo tugomba kugira gute gushyira mu bikorwa. Ndibuka mategeko ya mbere nyangute ingingo ya 8 ntibagiwe neza rero gucyura impunzi zose aho ziri ku isi, ariko se amaze gufata ubutegetsi ahubwo impunzi ziri ku by'inshuro 10 bibagirwa aho bavuye, bibagirwa mu bw'ubuzima bwo mu nkambi. Yamvura yagwaga, imvura nyinshi y'amahindu batarubaka inzu nk'uko baririmbaga muri za ndirimbo zabo, zamacinya zamaraga basaza n'impinja muri za 1962 aho bitazaba ikingana na masindipoti na cyangwari. Ibyo byose barabye kuko bamaze kugera mu gihugu kubera kwikunda, kubera kwigira mwiza, kubera kakazu, ahubwo baje bihorera kugira ngo rero ubuhunzi bucike. Nuko kwakubwizanya ukuri, bakareba ikintu bapfa kurusha, bakareba ikintu bapfa, noneho twicara tukagana nk'abanyarwanda kugira ngo dushobore gukemura cya kibazo cy'ubuhunzi. Ntabwo none ubuhunzi ikibazo cy'ubuhunzi kirakemuka. Abinshi mu Rwanda bagiye bihorera, barica karahava, abantu bose badashatse bakamugira intera hamwe. Umuhutu ufite imitungo ye kubera ko yanze kubayoboka bakayimwambura cyangwa bakamwica, bakamuteza agacaci kamufunga, yajya kuzavuga akavayo ibintu barabimaze. Ibi byose bituma ubu hakiri ikibazo cy'ubuhunzi. Ariko nizera neza ko ibi turimo numva ari umugambi w'Imana. Ibi turimo n'Imana ibikora kugira ngo ibanze yungurura abayo, ibanze itegura abayo, noneho kugira ngo ugende kigera tuzatahe mu Rwanda arabo dusangayo, ari n'abava hanze, tuvuga ururimi rumwe, tworoherana, twumvikana. Ikibazo natwe mbere yo kuvuga iby'ubuhunzi, banzu rero twe muri opposition ko tuhagaze. Opposition ndibuka gishize Kayumba Nyamwasa hamagara abanyamuryango b'ihuriro ndetse na P5 bakoresha fundraising ikomeye cyane. Abantu bamaze kumusukira amafaranga yakubita abana mwabonye hariya za Minembwe bihakanye bambaye ubusa bafite ico, inkoni muswa zariwe n'umuswa izindi abandi afite ibonobono, abandi bambaye ibirenge gusa. Abo barashize, abandi babona barashinyagurwa mu nkiko, barabagaruza hagati mu nkiko z'i Kigali. Nta n'umuntu ndumva ya society civile y'abo banyapolitiki babavugaho bantu. Abantu barashize, nta n'usubira ngo avuga ariko babagabo bagiye hari nibwo bameze kuko twe twabohereje mu nyungu zacu twese. Hari uzi abana babo bari, hari uzi abagore babo bari, wabaza accountability bakavuga ngo koreye Kigali. Urumva ko batangiye kwimika kubeshya no kubeshyira abantu kugira ngo udashobora kuvuga ibyabo. Ibyo byose rero mu gihe bitaratungana ngo abanyarwanda bashyire ukuri hagaragara, uwibwira mushyira hagaragara, bamujye n'inama yo gukizwa kuko Imana ntabwo yishimira ko umunyabyaha apfa, ahubwo yishimira ko akizwa akabona ubugingo buhoraho. Mwarabibonye iki cyiciro cya mbere kirashira, icya kabiri cyarimo na Ben Rutabana n'undi twitaga pick up, bose baramuzi. Abana barenga 1000 baburirwa irengero kandi abantu utanga amafaranga, wabaza amafaranga agera buri munsi akishyira mu mufuka we. Abafite za Moroke Mozambique, abagura ama supermarket. Umva ikibazo n'icyo kibazo abanyarwanda tugifite rero kugira ngo uzacu ubuhunzi ntibyoroshye, kubera ko ntabwo turaba umuntu umwe kandi tugomba kuba umuntu umwe. Aho ndaza mumbabarire hano referandi hano mumbabarire kugira ngo mbace mu ijambo gatoya kuko numva nifuza ko mwatsindagira mudusobanurira. Mbese tugiye guhuza ibyo muri kutubwira no n'ibibera mu Rwanda. Ese mubona impunzi ziri hanze zifite ubushobozi bwo kuzigobotora ubutegetsi bubi bwica
niba mu gihe na opozisiyo ubwayo nta kintu navuga ikora nk'iby'i Kigali nk'ibyo turwanya, mubona impunzi ziri hanze zakora iki kugira ngo zishobore kwigobotora ubutegetsi bubi bwica? Murakoze. urakoze cyane. Ibyo nabiranye n'igihe cy'imuka Misiri, igihe ubwoko bw'Isirayeli bwari muri Egiputa, muri Misiri, bwari mu buretwa, bwari mu bucakara, bwari bumerewe nabi, bwari bugowe, nta jambo bagiraga, nta nubwo bafite ubwinyegamburo, kubera ko bahoraga ibyo bakora byose bakora imirimo y'agahato, bakora imirimo y'ingufu, bakora ibarengeje ubushobozi. Ariko igihe cyarageze barataha. Ni ukuvuga ngo igihe kiragera, mvuga ko yimuka Misiri gato abanya subira i Rwanda. Igihe ubwoko bwa Isirayeli bwahagurukaga buvuye Egiputa bwerekeje mu gihugu cy'isezerano, bugiye mu gihugu busubira i Kanani, baragiye bageze mu nzira. Ndavuga muri make ko iyo itwara abantu bose barayizi, cyangwa ayo mateka yose barayizi. Bageze mu nzira batandikira kwivovota, batangira guhindukira Moses, bavuga ati watuvaniye iki aho twari turi? Bibagiwe ako kanya bwa buretwa bari barimo, bibagiwe kwagaragazwa kwa ya mirimo y'agahato bari barimo. Ariko kubera ko bagize inda nini, bageze mu nzira batangira kujyana, batangira kwivovota, kubera ko batari bafite kwihangana. Ntabwo bafite kwihangana, koroherana. Hanyuma muri icyo gihe rero batangiye kwivovota bati ugiye kutwishyira inzara. Aho twari turi Misiri twararyaga, twaranywaga, bibuka amafi baryaga y'ubuntu n'inyama, bibuka amadegede n'amapapari, bibuka ubutunguru bw'ibibabi n'agatungurusumu n'ubw'ibirayi n'ubw'ibijumba. Ibyo byose bamaze kubyibuka, bibagirwa aho bagiye kujya, ko bagiye mu gihugu cy'amata n'ubuki, bibagirwa bagiye kujya, ko bagiye mu gihugu cy'isezerano Imana yabahaye. Hanyuma Imana birayirakaza cyane, ibahereza inyama z'agahato, barazirya zibaca amazuru, abandi baziruka, abandi bamererwa nabi. Ariko noneho ndashaka kubwira ko abo bose abari hejuru y'imyaka 20 barashize. Umuntu ashobora kurokoka ni Kerebu na Joshua, nibo bageze mu gihugu cy'isezerano. Abo kuri bose barashize. Bivuga ikintu noneho rero, natwe tuye muri opposition ni yaba civil society, yaba society civil ubwayo n'umutwe wa politiki, ntabwo babitandukanye, kuko buri muntu wese afite inyungu ze, afite agenda ajya yihisha. Ntabwo ugiye ku 2016 2014 habaye inkubiri nk'iyi ya Serwakira, cyo bitaga CPGR, bakusanyije nk'amashyaka kugira ngo bafatanye batahe u Rwanda. Byagiye he? Ntamenye aho byarengeye. Wabaza impamvu nagerageje kwegera abantu bamwe muri iyi minsi, nkababaza nti ariko inama mperutse kumva mwakoreye mu Bwongereza yari ifite intego ki? Ngo intego ya mbere kugira ngo twegeranye n'abaterankunga, abo tuvuganye bose bavuga ngo ntabwo twabatera inkunga mutari hamwe, mureke twegerane, hanyuma kugira ngo badufashe abaterankunga. Babafashe muri bandi, yaba P5 yaba reka tutangiye kuri P5 na RNC. Abana bacu bagiye ko nabo bavugaho ko mutabatabara, amafaranga twabahaye yakoze iki? None mashaka n'ayandi. Nuvuga abana bapfa nta kibazo bifite, kuko nta banyu barimo. Ni byiza ko tugomba guhaguruka rero tukarwanya umwijima. Noneho ubu ngubu turimo, Imana imwe irashungura abantu, irimo iragosora. Nuvuga ngo yimaze kugosora rero, imbuto nziza zirasimbuka, kamera nk'umurira mutumurwa n'umuyaga, hari imbuto zigasigara ku ruhande. Za mbuto rero abo nitwe tujye kugira ngo abakunda u Rwanda n'abanyarwanda bashaka kongera, bashaka guca ubuhunzi n'igisa n'ubuhunzi, umuntu wese akibona mu rwamubyaye nka mwene Kanyarwanda, nk'umuntu w'Imana, agasenga Imana, tugashima ihoraho. Ni Imana irimo ikora. Ariko ntabwo Imana tugomba kubanza gukubitiza inkoni, natwe tugatangira kuryanira tugatangira gushira mu butayu. Niyo mpamvu ubona
abantu bose barimo mwihuriro bavuga ngo irajya mu mpuzamashyaka ibyo byayinaniye ibyakoze turabibona nta ubusende none kunjya kwemera abantu nakamenya mwasi byo gukora nta na contabilité agira wowe bashaka kugira ngo komeze ibishe mu kivunge babaha amafaranga gusa igihe abanyarwanda igihe kirageze twabwiza ukuri mugahaguruka abanyarwanda bagahaguruka kabatoya turarambiwe bivuga ikire ko tukiri mu ishyaka rero komeye ni byiza ni social media tugenda tureba itumanaho y'amakuru birandikwa kubera iterambere nabyo ko tujye dushimira Imana kandi dushimire n'Imana abanyabwenge kugira ngo bakomeze bazane technology abantu bareba nasome bakora research birababaje rero kubona nkatwe mu ihuriro hari ibintu usome inkuru ivuye ahantu umuntu agahaguruka akavuga ati uyu muntu baramubeshyera ushobote kubeshyera umuntu bavuga umuntu bandika umuntu uri mu gihugu cy'Ubugande wowe uri North America Canada cyangwa se uri Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakavuga ati uyu muntu imisanzu y'abanyarwanda yarayimaze aravuga ko agiye ashaka amafaranga yo kujya koherereza abana bajyanye na Rutabana kugira ngo bajye bamwe umukecuru arahinze agiye guhingira umubyizi ako agashyize ku mweko akavanye ku mweko ati bana banjye turakure nimushyira abana bagende bajye abuzukuru bacu abakobwa bacu n'abahungu batabaye uwo muntu runaka arafasha ashyize ku mufuka ashyikira abajura abakozi b'umwijima nk'umupastori yakabagira inama kugira ngo bakizwe yakabagira inama kugira ngo niba kuko yibe Imana imbabazi cyangwa subiza ibyo yatwaye kugira ngo Imana imwereze umugisha ariko we ari mu kumwijima ashyikiye ubujura ubwo se yafashe iki nk'umuntu w'umupastori yabatani n'abarabi Kigali rero reka mu nkomeze ndabavugaho mu kanya yabataniye kubona ubundi uwo mupastori ukabona umuntu yibye umugira inama yo kugira ngo akizwe ave mu byaha ko kuva mu byaha ko kujijuka kandi Imana ntabwo yishimira ko umunyabyaha apfa ahubwo yishimira ko ava mu byaha akabona Mana utegeka izuba inyenyeri zo mu ijuru ugategeka byose ukarema ukabyara ese koko gusanga hanyura Yeruzalemu ese koko gusanga ni ngombwa nyure Maka ese yo mu birunga badatabamye banyura ese yo sinzira umuriro uhutera ku gicumbi cy'iwacu unyibutsa abadata uwo muri kumwe amenye ukuri kwawe mana y'amahoro mana muco w'abantu urumuri rw'imitima ngugira umwaga ngugira inzika nguri inkuba mirabyo niba urimbura ababisha niba utagira imbabazi inde wasigara kamere muntu murakoze cyane muri studio murakoze ku bwako karirimbo keza ka Masabo Nyangezi tumushimira cyane ubuhanzi bwe bwiza bujya bukora ku mitima y'abantu kandi indirimbo ze rwose sinzifata nk'indirimbo zisanzwe ngewe nzifata nk'ubuhanuzi kuko hari ibintu byinshi rwose yagiye mbona yaragiye amurikirwa n'Imana nuko nyine abanyarwanda tutajya twumva twabonye ariko tugiye dukurikiza
impanuro nziza ziba mu bihangano by'umuhanzi Masabo Nyangezi, ntekereza ko hari ikintu kinini cyahinduka mu mitima yacu. Urakoze cyane umuhanzi Masabo Nyangezi. Nagira ngo rero muri kano kanya dukomeze ikiganiro cyacu n'umutumirwa wacu Reverend Mugema Isata, kuvuga ibisobanuro byiza cyane akomeje kutugezaho ndetse n'inama atugira zubaka, zadufasha mu kubaka igihugu kandi afitiyemo uburambe cyane. Muri kano kanya rero nagira ngo musabe akomezanye n'ikibazo kivuga hakorwa iki kugira ngo opozisiyo itahirize umugozi umwe. Reverend, ijambo ni iryanyu mubihuza n'ibibera mu gihugu cyacu. Murakoze. Urakoze cyane. Mbere yo kongera ku iki gisubizo, reka mbaze nongeye mvuge ku mugabo witwa Zakayo. Turamusanga muri Luka, ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 19 kumanuka. Zakayo yari umukoresha w'ikoro. Zakayo mu gihe twamubona nk'umuntu twakise nka Rwanda Revenue, yarasoreshaga, yamburaga abantu, yarazunza abantu, uvuga ku gice cyose cyangwa ku cyaro atuye cyangwa mu karere arimo, yaraguje abantu. Bivuga ngo nta butumwa bwiza yari afite, nta mbuto nziza yeraga. Ukuvuga niyo mvuga ibi rero, nk'abakozi b'Imana dukwiriye kwera imbuto nziza zitandukana n'iz'ab'isi, imbuto nziza zituma abantu bose badusoromaho imbuto nziza, kugira ngo tube urwandiko rusomwa na bose, kugira ngo tujye dutandukanizo n'abandi. Hari umuntu najya mu nzira mbi, ahubwo dushaka kumugaza ubugwa neza, atari ukumushyikira, atari gushyikira ukora ikosa, kuko ntabwo wamufashije. Ejo iyo mushyikira umupastori cyangwa umukozi w'Imana, ushobora gusanga azi ko ibyo yakoze byari byiza, nta kibazo afite. Ejo mu iki cyangwa mu gihe kintu kirimo cya covid, ugasanga amenyeza uyu muntu, ejo bamujyanye bizira, ubwo umuntu ntabwo umufashije. Ariko ubonye ikintu nk'icyo uramuhana, cyane cyane ko ubu umufasha. Zakayo yari umukoresha w'ikoro, ngo ku gihe kimwe yumva Yesu ari buca ahantu. Ageze ahantu areba ahantu mu cyahuzuye abantu, yumva inkuru ko Yesu agiye kuhaca. Nawe araza, ageze muri abantu benshi, ariko bitubwira ngo Zakayo ari mugufi cyane. Mu bantu asanga ntabwo ushobora kubona umuntu ugiye kukureba, urebesha amaso y'umwuka, ubona ko agakiza kari kamaze kumugeraho, ubona ko agakiza kamaze kumugeramo, yamaze kumva ari ahantu. Yumva ntabwo atazi ukuntu ameze mu mubiri we, yumva mbere ibintu byaba byamuyobeye. Ariko noneho Yesu araza, hageze turacunguza uburyo umwete, ageze aho abakorera abantu benshi. Yesu araza, ariko abona ntabwo yavuze kumubona kuko yari mugufi. Abona igiti cy'umuvumu aracyurira, kugira ngo niba Yesu naza amubone nawe. Yesu hageze muri abantu benshi, abantu bamusanganiye, abantu banezerewe, abantu bakiriye umwami Yesu. Aramareba hejuru, abwira Zakayo, tururuka, uyu munsi ndarari iwawe. Abantu bose bagwa mu kantu, abantu batungurwa n'iryo jambo umwami Yesu avuze, bati uyu muntu wasonza abantu, umuntu waciye ibintu ku gace, umuntu w'igisambo, umuntu w'umujura, umuntu w'umunyazi, none umwami agiye kuri ari we. Aturuka, uyu munsi ndarari iwawe. Navuga ati, databuja, ku mitungo ufite 1/2 ndagiha abakene, ku byanjye mfite byose ndaha imfubyi n'abapfakazi. Urumva ko amaze gukizwa, yamaze agakiza kari kamaze kwinjira mu bugingo bwe, yamaze kwicisha bugufi, amaze kubona ubwiza bw'Imana, amaze kubona ubuntu bw'Imana. Yumva nta kindi cyaruta, nta kindi afite, uretse ko ibyo afite yabihereza abantu, imfubyi n'abapfakazi, hanyuma agasaba Imana imbabazi, Imana ikamuha imbabazi. Abo bose rero tubivuga, ntabwo tuvuga ko turabanga, ugenda tuvuga nk'umwe data n'uburyo ngo tumufashe. Ubuse tuvuga nka Ntwari Frank, imyaka 8 ishize uri muri opposition, baguha amafaranga ushyira ku mobile money, amafaranga yaba yarageze kuba yagishakaga, cyangwa bashyize ku mufuka wawe. Niba yarashyize ku mufuka wawe rero, saa Imana bazi kubabarira, n'abantu bazakubarira n'umwuje Imana kubabarira. Turasaba ko abantu bagomba kwitandukanya. Ni nk'uko Zakayo yanze cyane igisenge
bati ibyo ni ubutunzi bwanjye bwose ubwo mfite kimwe cya kabiri kimwe cya kane ndagihereza abakene imfubyi n'abapfakazi. Zakayaruruka araza Yesu barahoberana bahuza imisaya kubera ko agakiza kari kamaze kugera mu Zakayo, agakiza kari kamaze kugera mu rugo rwa Zakayo. Ahari ibibazo ahari umuvumo haza umugisha, ahari ikibi haza ubwiza, ahari umuvumo haza amahoro. Ibi byose tubivuga kugira ngo tuzane amahoro. Nitutazana amahoro nk'ubwoko bw'Imana nk'abapastori nk'abashumba, igihugu cyacu tuzasubira mu icuraburindi. Ariko ubwoko bw'Imana muhaguruke dushikame dusenge duhamagare yo mu ijuru neza dutabara. Byo kuba nk'abari abapastori n'abasenyeri n'abapadiri. Perezida Kagame igamba ukuntu amaze kwica inshuti ye Karegeya. Akambabwira inshuti uburyo bazanye inshuti. Bahuriye Ntare School mu segonderi Mbarara, barabana barakundana baramenyana. Mushaka kwibutsa ko ibibazo by'ubuhunzi Perezida Kagame wari mu mpunzi z'amasuka gahunge muri Toro hajye baburaga transport imusubizayo. Icyo gihe ko abanyarwanda bagifite umuco, abana bagikundana hanyuma mu kiruhuko bakanajyana iwabo Karegeya wa leta Karegeya Imana nk'ibiruhuko bidashira. Bagiye gusubira ku ishuri agafata imasaka cya Karegeya kindi akagihereza Kagame abo mwana w'urugo. Ariko ubu n'ibyamwituye yaramwishe. Hanyuma abapastori n'abasenyeri bavuza impundu bavuza amashyi menshi bivuga ngo bashyigikiye igikorwa cyakozwe. Tugomba gutandukana n'imbaraga z'umwijima, tugomba gutandukana n'inkozi z'ibibi, ahubwo tugahaguruka tukamagana ibyo mu izina rya Yesu. Natanga urugero nk'ubwa Bishop Desmond Tutu muzi hagati y'abirabura bo muri Africa du Sud, South Africa n'abazungu, ukuntu abazungu bishe abirabura, ukuntu babaze mujya muri intambara muri za Soto, ukuntu babacaga hejuru na za Burende mujya ngo na za Kaireke mu township mu Western Province, ukuntu byagendaga ubona za Transkei, ukabona East London, ukabona kwa Zulu Natal, ukabura Purukwane n'ahandi, ukuntu abazungu bisha abirabura. Ariko Mandela amaze kuza amaze gufata ubutegetsi aravuga ati ndababariye. Ariko kugira ngo arabigereho nuko yari afite umujyanama mwiza, yari afite umukozi mwe w'Imana utamutinya akamubwiza ukuri. Ibitagira ati barasubiza igihugu mu muriro, dore ko kimeze, dore ko kiri iterambere. Hanyuma dese umuntu mututu aho umujyanama ndetse ajya muri iyo komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge. Urabona ko South Africa ubu hari improvement. Urabona South Africa ko hari ikintu kigera kiyongera cyiza hagati y'imibanire y'abirabura n'abazungu. Natwe rero duhaguruka nk'abakozi b'Imana tukajya imbere y'abanyapolitiki. Umunyapolitiki ukoze icyo uti ntago ari cyo, ibyo bakuvuga bakwanditseho mbere yuko twe tuza kuvugira ngo barabeshya no guharabika n'amatiku, bajya bareka umuntu azana ibimenyetso runaka simusiga agaragaza ko abeshiwe, aho tuzabimenya. Ariko ntago umuntu uzaba uri North America cyangwa Washington DC cyangwa UK uvuga uti kanaka uri muri Kenya cyangwa se uri muri Tanzania baramubeshyera. Kandi inkuru abatanze amakuru ari abo bantu bava mu itsinda rimwe cyangwa muri siri rimwe. Cyo duhereza amahirwe abantu bari bivugira kurusha ko zishira icyaha cyangwa tuyera mu mwijima. Ibyo nk'abakozi b'Imana bizadufasha. Ariko mbere ko byo gusenya umugozi umwe turi bande urinde muri bantu ki turi bantu ki. Nitumara gusuzuma ibyo bintu byose Imana izaduha igihugu cyacu cy'isezerano. Ariko mu gihe tukiri muri tuzabanza bajyanire muri ibi, yerekane n'abajura, yerekane n'ibisambo, ababeshya bafite inyungu zabo bwite. Kuko na Perezida Kagame yo mumenya bamutwaye bavuga ngo bizashira avara bakomerana. Urabona bose bamariye kwicuma. Ntabwo rero Imana kongera kudusubiza mu marira nk'ayo turimo, ahubwo izadukura muri amarira iduhereza ubuyobozi bwiza buri muntu yibonamo, ashyira ibyo twakita freedom of expression cyangwa se demokarasi. Abazungu nibo bayisobanura neza. Democracy is the government of the people, for the people, by the people. Murakoze wambaza. Murakoze cyane umukozi w'Imana. Nibyo koko ikintu ushaka kugera buriya Kigali igiducanga cyane
kubera ko hari ukuntu bajya bahimbira abantu ibyaha cyangwa hari n'ukuntu bakoresha abantu mu buryo butandukanye, nabyo ushobora gusanga wakeka umuntu uti niwe wakoze iki kandi atari nawe. Niyo mpamvu burya ibintu byo gukeka cyane mu Rwanda biragoye kuko kugira ngo uzamenye umuntu mu by'ukuri, njye buriya mbona tutari dukwiye no kuzajya cyane cyane dutinda ku muntu ngo akorana na Kigali cyangwa ntakorana nayo, kubera ko kuvuga ngo umuntu akorana na Kigali rwose ahubwo twari dukwiriye kureba ikintu ntabwo naze ku bantu ko muredi bavugaga wenda kuri kananga igero kuri Kayumba Nyamwasa, ntabwo ari gutinda ku muntu. Kayumba Nyamwasa buri ko agiye n'umwe wagiye bafungisha bamwe mu bantu bafungiwe Bugande, bize kubyumva, ariko no muntu wabaje kuvuga ati abo bantu bakorera i Kigali kandi we bakoreraga ari bamubarezingiraga ari bamuzamuye we ku giti cye, uwo adashaka avuga ko akorera i Kigali. Ndabyumva ugasanga ibintu nk'ibyo rero naho abantu bafite inyungu zabo bwite, ntabwo icyo bashaka ntibakizi. Ni byiza ko tugomba kwicara tukikosora, naho nashaka kugusha tukikosora, bakikosora abantu mbere yo kujya gutokora umugogo uri mu jisho rya mugenzi wawe, banza utokore umugogo uri mu jisho ryawe. Aho uranyumva mwene data? Aho niho nashaka neza nanjye, niho nashaka kugusha kuko abantu batumwanya aho kugira ngo barebe ibibaraje ishinga ari byo byo kureba uburyo barwanya ubuyobozi bubi. Aho navuga ubwo byageza kwerekana ko mbere yo kutokora niba avuga uyu n'undi akavuga uyu, ubwo se umuzima ninde cyangwa umwiza ninde? Nicyo kibazo. Aho uranyumva neza? Rero umbabarenge ibintu bishyira ahagaragara nkabivuga uko mbyumva kandi nkatanga n'ingero kubwira gusubiza igihe cyo cyose. Nibyo buri wese afite uburenganzira bwo kuvuga ibintu uko ubyumva. Kandi ntanga ingero mvuga mfite ikintu, ntabwo mbeshyera umuntu ko njye nakijijwe. Ntanga ingero zifatika, twajya mu public debate nto byinshi nkabiva, ariko ibyo bivuga mu buryo kugira ngo tugire ubwenge nyakuri n'isamitima kirarwanda. U Rwanda rukwiriye gukira kirarwanda kuko abo twatumye, abo twizeye baradutengushye, abo twizeye baratugambaniye. Ni ukuvuga ngo none igihe kirageza abantu ahaguruka bikorera ibintu byabo. Murakoze cyane cyane ko duha n'umwanya wo kuba twakubaza ibibazo na deba ku muntu waba yumva atanyuzwe, yaza rwose akatubwira tukazongera tukagutumira mukaganira ukamusobanurira ku bibazo bimwe na bimwe yaba ataranyuzweho muri iki kiganiro. Rero ntitugatinde cyane wa mugani nk'uko twabivugaga kuri abantu kwitana ba mwana ngo yakora ngo yagira gute, cyane cyane ko nta n'uburyo bwo kubiverifiya buba buhari, ahubwo twari dukwiriye gutumbira ku cyo twakora kugira ngo ibintu bihinduke, abantu bareke kwicwa. Numva ariyo nuza viziyo cyangwa vision twese dufite, aho kugira ngo tujye mu bitadufitiye akamaro. Rero nagira ngo nongere nsabe muri studio nanabashimira uburyo bakomeje kudufasha, ko badushyiramo akandi karirimbo akanya gatoya, noneho tukagaruka mbere y'uko bashyiramo ako karirimbo. Nagira ngo mube mubitekerezaho, mfite ibibazo ibintu bibiri mbasaba, noneho ubundi mugasengera abaduteze amatwi, ikiganiro tukakirangiza. Ndabona iminota idushiranye. Nagira ngo muri ibyo bibiri nagira ngo mbasabe kugira icyo mwabwira Kagame ndetse n'abicanyi bamukorera, ubutumwa mwamuha ndetse n'ubutumwa mwageza kuri opozisiyo iri mu Rwanda n'abanyarwanda bari mu kaga muri iki gihe. Ibyo ni ibintu turi buvuge nyuma y'akaririmbo gatoya. Muri studio mwadushyiramo akaririmbo. Murakoze. Najya hindura na busa mibereho, iyo ubwibone kamere, iyo ubuhemu kamere, amashyari n'indanini kamere y'ubugome ndetse n'irari ryose, ibinyoma, ubusambo, inzangano. Atari iby'intambara zava he, atari iby'ibyorezo byava he, atari iby'izo mfungwa, atari iby'izo mfubyi, atari iby'izo mpunzi zava he.
tuvuga imana turirimba imana niba twemera imana kuki ubuzima bwacu mu mateka y'abantu budahinduka budahinduka budahinduka. Murakoze cyane muri studio kubwako karirimbo keza gakomeje kutwigisha katubwira impanuro twari dukwiriye kujya duha agaciro mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nagira ngo nsabe Revera Mugema Isata kugira icyo yabwira Kagame ndetse n'abicanyi bamukorera ndetse n'uburyo yahumuriza opozisiyo iri mu Rwanda n'abanyarwanda bari mu kaga, noneho tukamusaba ko yasoza anadusengera. Murakoze, ijambo ni iryanyu Reverend. Murakoze cyane. Nge inama nagira Perezida Kagame n'agatsiko ke, Perezida Kagame n'abambari be, nuko basubiza inkota mu rwubati, nuko bagomba kumenya ko abo bica n'abari abantu nk'abo, nuko bagomba kumenya ko izo mpfubyi basiga imusozi zirira zibaza ababyeyi bazo, abapfakazi. Iyo byose ni umuvumo. Si byiza rero kugira ngo bagire umuvumo, ahubwo mbagira inama kugira ngo bareke abantu basangire ubwiza bw'igihugu, basangire ibitekerezo na bike bihari na byinshi bihari babisangire, kandi umuntu wese bamuhereze kuvuga ibyo ashatse, cyane cyane ko tugomba gufatanya kubaka u Rwanda rwacu, ntago ari umuntu ku giti cye cyangwa ku giti cyawe. Tabare opposition y'u Rwanda nayo iri mu komeye, ndetse icyambere ukubaragiza Imana no kubakomeza ko Imana iri hamwe nabo, kandi Imana yo murenzi wabo, kandi Imana nizabacungura. Numva nta kindi nabahereza nuko bagakomeza bakagerageza kuvuga, ntibatinye, bagashika ubwoba, buri ko barushaho kugendamo ajwe ajya hejuru, abantu bavuga hirya no hino mu gihugu, abantu bakomera. Nta gihe tutazatsinda dufatanyije nabo. Ariko nongera gukangurira na opposition izo hanze kugira ngo turusheho kwegera no gufatanya no kubwizanya ukuri, atari ugusigana ibyondo. Kandi umuntu navuga ukuri ntakakuziri, ahubwo gishima Imana ubonye ubwiye ukuri kugira ngo wihane, kandi Imana izakubabarira. Zakayo yinangira akanga gukizwa, yazakujya mu muri utazima. Aho kubera ko yemeye agakizwa, akemera kwicisha bugufi, yandikwe mu gitabo cy'urupfu, yandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Mureke natwe twihane kugira ngo tutazajya mu rutazima, ahubwo tuzabone ubwami bw'ijuru. Murakoze. Murakoze cyane Reverend. Nagira ngo mbasabe rero mudusengere, noneho muragize ubwoko bw'Imana yaduhanze, ndetse tunabasaba ko mwazagaruka tukaba twagirana n'ibindi biganiro mu minsi izaza. Turabashimira cyane ku bwitange bwanyu, ku bumenyi bwanyu, ku gusana imitima no ibabaye muri kano kanya, ndetse no ku butumwa bw'icyizere muba mutanga. Hanyuma ntarasoza, warushoje? Ntarasoza ubwo twavuga ko noneho urabona ko nagezeho Yakobo arageze kwa Nyarume Labani, ubwo twavuga ukuntu Yakobo ahaguruka ataha asubira iwabo. Noneho turebe na ziriya mpunzi zari muri Kongo zitahuka, uburyo zatahutse n'uburyo zageze mu gihugu, uko byagenze n'uko byabaye. Numva rero tuzakurikizaho. Okay, ndumva igice cya kane ari nacyo gice cya nyuma. Igice cya kane kizaba ari nacyo gice cya nyuma. Twumva ko dusoza, hanyuma dushaka indi hazajya ku cyo topic buhoro buhoro. Ntabwo ubumwe n'ubwenge buzahagarara kuko ni inzira ndende. Ntabwo iyo uvura umuntu yarwaye afite imvune amaze igihe kinini, ntabwo ugenda uyunga ko bwije no kubukeye kugeza igihe babo bari buzarangirira. Rero inzira iracyari ndende, ariko aho ni byiza kugira ngo turebe batashye n'abanyarwanda batashye bavuye muri Kongo byagenze bite, hakozwe iki.
murakoze cyane. murakoze cyane, Uwiteka abaha umugisha aya mwadusengera. Mana nziza, Mana y'icyubahiro, Mana idukunda, twongeye kugaruka imbere yawe tugushima tuguhimbaza. Twongeye kugaruka tukwiyereka kugira ngo kingure kugira ngo amagambo avugirwa hano atamasigara cyicaro, ahubwo atubere inyunganizi hagati y'ubugingo bwa buri muntu wese. Kandi kugira ngo Imana nivuga tugusanganira dushima Yesu wanesheje. Komeza ubane natwe n'abacu bose, ariko tugiye gusengera Ngabire Mushayidi bari mu Rwanda bamerewe nabi. Twongeye gusengera imfungwa zose aho ziri n'imwe. Twongeye gusengera imfubyi n'abapfakazi bategekana nabo kandi bashoboresha kandi bihangana. Kandi natwe ubane natwe. Cyuta cya byose tureze ikime cyo mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen. Amen. Murakoze cyane Reverandi Isatamugema. Nagira ngo nongere gushimira mwese abakunzi b'ikiganiro iyobokamana n'isanamitima ndetse n'ibindi biganiro byose bya radiyo Ikamba riraharanirwa. Tuzajya dukomeza kubagezaho ibiganiro. Nagira ngo nsabe abantu bazajya bumva hari ibyo twavuze bitabanogeye ko batwandikira muri komanteri, ubundi tukazagerageza uburyo tubaganiriza, tukareba uburyo nabwo wenda twagirana ibiganiro babishatse. Kandi mujye muduhana komanteri, mutubwire niba ibiganiro mwabikunze cyangwa hari ibyo mwifuza ko wenda twahinduramo cyangwa twakongeramo, byadufasha cyane. Twongeye kubashimira uburyo mukomeje no kutugaragariza ko muri kumwe natwe. Mujye mutubabarira aho tuba twavuze wenda ibitabanogeye, ariko kugira ngo tubimenye nuko namwe mubigiramo uruhare mukabitumenyesha. Ngaho rero ibihe byiza, icyumweru cyiza, navuga ngo ijoro ryiza aho bwije n'igitondo cyiza aho bukeye. Murakoze, turabakunda cyane. Reverandi, murakoze cyane kuri uyu mwanya. Uwiteka akomeze kutugirira neza. Bye bye. Murakoze cyane Flora, Imana iguhe umugisha kandi kumpereza umwanya wo kugira ngo nze ntange ubutumwa Imana bampaye kugira ngo mugeze ku Banyarwanda. Rero ni byiza kugira ngo ikiganiro cya Kinyarwanda umwe n'ubwiyunge ubampaye akanya kugira ngo tukivuge, nanjye ntigishe numva mbohotse nkuko kirimo kibohora benshi. Murakoze cyane. Bye bye. Iyabikoze ubwa mbere n'ubizobikora. Humura nacucika intege, iyabikoze ubwa mbere n'ubizobikora. Humura nacucika intege, iyabikoze ubwa mbere n'ubizobikora.